Impande zose Imana yacu ihari. Mumvugire ngo amen. Kuko twageze nino dusanga uko twayibonye niko nabo bayibonye. Mumvugire ngo amen. Mumvugire ngo amen. Amazina yanjye nitwa Nizeyimana Vestine. Ndi umugore, Bibiliya nikitwita ndi umugore. Hanyuma mfite abana batanu. Bari batandatu mwarasinzira. Mfite abana batanu. Hanyuma rero mfite n'umugabo. Turashimira Imana ko turi hano kuri uyu munsi, kandi turashimira Imana ko natwe yatumenye ikaduhindurira amazina. Mumvugire ngo amen. Mumvugire ngo amen. Yaduhinduriye amazina rero turumva tunejejwe nabyo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nifuje ko dusoma amagambo y'Imana y'indamukanyo yanditse mu rwandiko rwa Petero rwa mbere. Hanyuma turasoma mu bice 4, dusome n'umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Nifuje ko ariyo magambo nabwira itorero ndetse n'abari hano bose. Imana rero idushyigikire kuri uyu munsi. Petero wa mbere ni ibice 4. Ibice 4. Hanyuma rero turasoma duhere ku murongo wa mbere. Reka nsabe umuntu utari muzuba nkiri ndeba ricanye mu maso cyane amfashe adusomere umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Bari ko rwa mbere Petero bice bindi murongo wa mbere guhera ku murongo wa mbere somene wa kabiri. Yego nuko Kristo yabarijwe mu mubiri ubariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro. Amina. Kuko ubabarizwa mu mubiri abamaze kureka ibyaha. Wahereko amara iminsi isigaye yego wahereko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Amen. Mvugire ngo amen. Amen. Toro ry'Imana amen. Amen. Toro ry'Imana amen. Amen. Ntago mvuga ibintu byinshi kuri aya magambo. Nifuje kubaramutsa mbaha itangazo ry'uko Imana yaduhamagaye ikatwiyegereza muri Yesu Kristo. Imana yatwiyegereje muri nde? Imana yatwiyegereje muri Yesu Kristo. Bibiliya yarambwiye ngo itwara ubwoko, ariko uyu munsi wa none turibwo tubiterwa nande no kuba twaregereye nde? Kristo Yesu, tukamwemera nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi wacu. Turashimira Imana rero ijambo ryatubwiye ngo ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'iki? Nk'intwaro. Mwambare uwo mutima wa Kristo nk'intwaro, kuko umuntu wabarizwa mu mubiri ijambo ryatubwiye ngo uwo nguwo abamaze kureka iki yemwe? Abamaze kureka ibyaha. Nifuje kubwira itorero yuko Kristo yabarijwe mu mubiri, kandi ko umuntu wese ushaka kumwemera nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi we nawe yemera kubabarizwa mu mubiri, kugira ngo iminsi yanyu isigaye
muyibemo muri uyu mubiri ariko mutakigengwa n'irari ry'ibyaha. Tutakigengwa n'irari ry'iki? Tutakigengwa n'irari ry'iki bakozi b'Imana? Reka tuvuge kuri aya magambo kubera yuko Imana ubwayo ariyo yatwiyegereje itwita abana bayo. Turagira ngo twongere tubahamirize n'aya magambo kuko twemeye Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi, tukemera kwitwa abana b'Imana. Nimureke twambara umutima wa Kristo nk'intwaro, kuko umutima wa Kristo ni umutima wihangana, ni umutima wirinde ibibi, ni umutima utwaza ugakora, ni umutima ugwije imbaraga zo gukiranuka no kwera, ni umutima w'urukundo. Bibiliya niko yatubwiye ngo umuntu udakunda ntazi Imana, kandi kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga Yesu kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mumvugire ngo amen. Tugiye kwambara umutima wa Kristo rero nk'intwaro twitwaza kugira ngo bidushoboze kugenda tunesha imbaraga z'ibyaha ndetse n'urupfu. Mumvugire ngo amen. Tugiye kugenda tunesha imbaraga z'ibyaha n'urupfu, kuko urupfu Yesu Kristo yaruhinduye iki? Irembo. Ni ngombwa kugira ngo wambare umutima wa Kristo nk'intwaro. We wa mukristo we Imana yahamagaye, Imana yakuye mu byaha. Ntago waje gukina, ntago waje kurebera, ntago waje kwicara ngo ukanura amaso. Icyakuzanye ni ukwemerera Kristo, wa mukobwa we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, ukemerera Kristo ukambara umutima we nk'intwaro. Kuko nguwo Bibiliya imuvugaho yuko nubwo yari afite umutima w'ubumana, yaraganje ubumana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ijambo ryaratubwiye ngo yisize ubusa, yambara kamera k'umugaragu w'imbata, araganduka, ntiyanga no gupfurupfubirwa hehe? Rwahehe? Yesu yageze gute? Yaragandutse. Haleluya. Nagira ngo mbasuze muri aya magambo, mbifurize kubana n'Imana neza kugira ngo tuzagire iherezo ryiza, kugira ngo tuzabe mu ijuru, kugira ngo tuzatahe iwacu. Hano mu isi si iwacu, turimo turi abacumbitsi, turimo turi abahisi, turi abagenzi. Ndifuriza we mwene data wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wambara umutima we nk'iki? Nk'intwaro, kugira ngo iminsi isigaye hano imbere ntiwishuke. Muririmbyi yaravuze ngo ibigusha ni byinshi biri mu rugendo, sibyo? Kandi bizanwa nande? N'umwanzi. Ibigusha birahari ni byinshi. Kuba warakijijwe nturagerayo, kuba warihamye nturagerayo, kuba witwa izina kuri umukristo nturajyayo. Niyo mpamvu ugira ngo nkubwire aya magambo ngo ambara umutima wa Kristo nk'intwaro kugira ngo bikubere imbaraga zigushoboza kunesha ibyino mu isi. Mumvugire ngo amen. Mumvugire ngo amen. Ndifuriza itorero ry'Imana kwambara umutima wa Kristo nk'intwaro imuhesha gutsinda imbaraga z'icyaha n'ububasha bwacyo. Mumvugire ngo amen. Imana ishimwe. Ntabwo ari umwanya munini, nagira ngo mbaramutse muri iyo ndamukanyo, mbabwira ngo mukunde mumare iminsi yanyu isigaye. Ntabwo nyizi misi yawe usigaje ntuyizi. Ejo twakoze impanuka mu modoka najemo, Imana yari yatubwiye impanuka, ariko nyuma yahitubwira ko ikuyeho. Hanyuma rero bene data baje imbere, ngenza mu modoka njyenyine kuko imodoka zaratambutse, njyewe ntege indi naje njyenyine. Modoka najemo yakoze impanuka. Hanyuma rero kubita umwana wari kwiga, umwana yaratwitambitse rwose, mu bigaragara yaratwitambitse, sinzi ukuntu byamugendekeye. Nuko nyine buriya kazapfa kabungira kazakica. Ayigeze imbere ihita imutikura, parabrise yose yaramenaguritse, imodoka irahungabana, natwe turahungabana, ariko twese twabaye bazima. Mumvugire ngo amen. Reka tubishimire Imana kuko yaturinze kandi ikatugirira neza. Uwo mwana nawe turizera ko ashobora guhembuka, kuko twabonaga rwose ubuzima burimo keretse bibaye uzataha, ariko ubundi twabonaga bidakaze cyane ku buryo yagombaga guhita apfa, ko yarumvaga ibintu nk'ibyo ngibyo. Turashima Imana ko yatubereye imbaragaho, ntitukunde ko tugenda. Burya ejo mba naragiye singere hano ngo dukunde tumara iminsi isigaye yayindi utazi, yayindi nanjye ntazi, dukora imirimo yose yo gukiranuka kuko twambaye umutima wa Kristo nk'iki? Nk'intwaro. Tubaye intashyo mu izina rya Yesu. Toro rya Munini korari twazanye ngiriya, hanyuma ndagira ngo bahaguruke dutange intashyo za bene data basigaye ku itorero.
turambura ibiganza tubaye intashyo turabakunda. Paseri wacu ni umubyeyi wacu kandi Imana yaramuzamuye imuzamura atubereye umuyobozi. Hanyuma turanezerwa turishima uri uko mutureba ku Munini, ngira ngo hari izina ni ryo muntu. Tugira umugisha wo gukundwa n'abapastori hafi ya bose baje hara ku Itorero rya Ruhango, ndetse hakiri n'akarere umushumba w'akarere umwe yaratubwiye ati ntandi nzajya ntanga icyacu mukereze ku Itorero rya Munini, kandi numva Itorero ryanjye ari Munini. Yarinze ava hari Itorero ryari Munini aterana natwe kenshi. Turashimira Imana rero ko Imana ikuza Itorero rya Munini kenshi na kenshi. None twavutswemo n'umushumba w'ururembo. Mumvugire ngo amen. Mumvugire ngo amen cyane. Mujye mugira kanwa kanini cyane muvuga Imana, muvuge haleluya nyinshi, kuko izo haleluya nazo zifite icyo zivuga, ziri mu butsinzi. Haleluya. Rero Itorero rya Munini ryabyaye umushumba w'ururembo, turabishimira Imana. Imana yarakoze. Reka rero nsabe abaririmbyi turambura ibiganza dutanga intashyo za bene data basigaye, kandi tubabwire ngo barabakunda. Itorero hano ku Itorero ry'umushumba Ngoma uko riri kose n'aba hano ku Itorero ahagarariye Itorero rya Munini turabakunda ko twumva dufite icyo dupfana. Turashimira Imana rero mu izina rya Yesu Kristo. Amen.